mwari mubizi nyuma ya Miki, nyuma ya Nana, nyuma ya bande na bande, Joyeuse wa Juno nawe igikwe kiri tayari. So my godness, Joyeuse yabaye hari umukozi wo mu rugo, yakoze akazi ko mu rugo imyaka 6. Ntabwo naguhura hari n'umugabo wanjye tugiye gukora ubukwe iyo ntabizamo. Ishiro wanjye n'umuntu ukomeye ndamwubaha, n'umuntu wa danje, n'umuntu urenze, n'umuntu ni buri kimwe. So umurenge ni kuri 19 z'ukwa gatatu. Hamwe n'imiryango yacu twebwe Uwambaje Imana Joyeuse na Shami Romeo bracket Dr. M. Nago nabikora gute kandi ugiye kuba boyfriend wanjye? Saa 3 muri Romantic Garden. Bwana wita Joyeuse wa Juno. Cheers man. Karibu. Kuna simbe. Karibu mu rugo. Thank you. Ajangwa ubwo karibu njewe. Sinjye usanze nicaye. Wanjye se bari bambwiye ko waje kundeba ndavuga reka nze mita ngino. Nakiriye umutumirwa ubwo yanaje no yabaye umutumirwa aba n'umushyitsi bamwita Joyeuse wa Juno. Nk'ibisanzwe Dr. M. Urakoze ibyo ngibyo ndaza kubigeraho mu kanya bite kuri kwihuta. So guys, rero nkuko nawe babwiye ko uyu mwaka ari umwaka tugiye kujya dukuramo ibintu bigiye bitandukanye, amashow agiye atandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru ari update news. Right now rero impamvu natumiye Joyeuse, dufite amakuru ari guyitinga, amakuru ayiyuye. Ese mwari mubizi nyuma ya Miki, nyuma ya Nana, nyuma ya bande na bande, Joyeuse wa Juno nawe igikwe kiri tayari? Joyeuse ngo nyuma ya Miki na Miki naga na Nana nawe ejo bundi yagiye muri kiliziya mu murenge urumva. Shizo Afro Papi nawe yakoze ubukwe no mugeni we urumva. Narinda nawe yagiye mu murenge. Naze nyuma yaho ni Juno wa Joyeuse ukurikiye Joyeuse wa Juno. Joyeuse tubwire bimeze bite ubukwe wabitekerejeho gute? Tuduhe muri makeya. So my godness, ngira ngo nta n'umuntu uvuga ikintu kitaraba. Kandi invitation ubwo yari invitation zarasohotse ariko umuntu agomba gutanga ubuhamya bw'uko byatangiye ariko navuga biki bw'uko byatangiye nyine tukabivuga byararangiye, sibyo? Ariko nyine ubukwe ready, turi kubutegura kandi tukubutegura neza, abantu badushigikiye, namwe mudushigikiye, n'abandi badushigikiye, n'Imana. Imana niyo ya mbere dushigikiye cyangwa bo bashyigikiye badushingira. Okay nyine umva icyo ndi gushaka kuvuga. Juno I mean Joyeuse, ubukwe ni ikintu nyine gisaba kuba ari umuhungu n'umukobwa bihuje bakumvikana bakamerana ibintu bagakora ubukwe. Duha ubuzima bwawe Joyeuse, utubwire umuntu mugiye gushaka namwe mwahuye mute, ninde, bimeze bite? Nyine tubwire ubuzima bwanyu mumaranye igihe kingana gite? So ni umushiri wanjye bamwita Romeo nkuko biri kuri ntuze kuri invitation ndaza kwibasomera kuri invitation. Tumaranye umwaka urenga umwaka n'igice muri aho ngaho nyine urarenga nyine urabyumva urumva. Twahuriye mbere twabanje guhura mu kazi nta kintu twitayeho ariko nyuma biza kurangira dukundanye, umva turakundana nyine bya nyabyo ariko ngiye ntabwo nari ko byaba kuko ishiro wanjye n'umuntu ukomeye ndamwubaha, n'umuntu wa danje, n'umuntu urenze, n'umuntu ni buri kimwe. Ngwiki n'umuntu no nyine
no mu gihagararo ubona ko ari umuntu wadanje. uri kumva ibintu bari kuvuga uriya mugabo afite ikibazo. Nabivuge uvuga ngo afite igitwe ni igiki ntacyo nzi nihe igitwe ni umurenge wo mu Ruhango. nose umurenge uhuriraho nanjye no kujombana. ubwo bishoboka rero ko shobora ko muzajya gusezeranira mu murenge. Okay, kari akanyuze mukomeze utubwire. Ariko Joyeuse ukuri n'umukire buretse gato. Joyeuse Bega Joyeuse. Rekura. Bega Joyeuse reka mbireke. Uziko avuye kuri banki. Gukora iki kuri banki? Afite niba utavuye kubitsa uvuye kubikuza. Afite credit card, afite kuki wundi mbikubwiye nako utangacumura mwabyereka abantu. Okay, ngandi nago turi burebe bizamure batajya ngo ndinjejwe ndi kubeshya. Zamura kagire gutya kandi YouTube wawe yaramuhembye uyu nguyu. Bega Joyeuse kaye kwite. Oya zamura nutwereke we zamura credit card wongere isubize. Credit card ni igiki? Iyo karita ufite. Ko nta karita mfite. Ntayo. Okay Sam. Joye komeza twibwirire. Sheri wawe muza kumenyana ngo n'umuntu wa danje niki? Ubwo se umwaka mumaze kumenyana byanyabyara? Nakubwiye n'umwaka urenga. Urenga. Ya n'igice kirarenga. Umwaka n'igice birarenga. Urumva? Umwanzuro wo gukora ubukorero mwawufashe mute? Kuko twakundanaga. Tubona duhuje. Tubona kandi biri ngombwa. Nese Joye. We buriya step zose z'ubukwe ndatekereza urabuzizi. Umurenge hakaba icyo bita gusaba no gukwa, kabaho mariage, gutwikura n'iki. Wowe ibyo bintu mwabipanze mute? Umurenge ni ryari niba ko kubukwe bwanyu? So umurenge ni kuri 19 z'ukwa gatatu. Uzaberaho umurenge murazarayira. Tuzabitangaza nyuma. Tuzabitangaza nyuma. Nko mu kwa kabiri mu matariki yo hagati tuzabibabwira nyine aho uzabera. Kamufashe kano kantu kataze kujya ko mbona uri kwikangamwa twagiye nase kwikanga si ibintu nyine hari ikibazo si ibintu bisanzwe. Urumva nyine umurenge aho umurenge uzabera tuzabitangaza mu kwa kabiri. So nibindi ubukwe buzaba ku itariki 2 z'ukwa gatanu. Urumva harabura amezi 3. Niza phone yawe uje umereze invitation. Mwereza phone yanjye? Debe mo invitation. Yime mereza ndebe invitation. Kugira ngo abanyarwanda batagira ngo ibintu turimo turavuga wenda ni ibinyoma cyangwa turi kubabeshya sibyo. Kuri kwinywa nkaho hari indi fantiyari. Akora ubushinga hari indi ngusabye. Joye biriseri. Ubwangiza umuntu ufite inda nini cyane nawe ako wa mugane bifata umaze kunywa kuntu bingana. Mbo twagiye. Guys kugira ngo mwumve hano haranditse ngo haranditse ngo ijambo ryizihiwe ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiye ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Imigani 25:11 hamwe n'imiryango yacu twebwe. Guys mwumve ko invitation ariko iyo invitation ngewe unyihangane ndibuze kuyiveba. Ndaza kugira iki kuyiveba. None nyuma yo kuyiveba umbabarire mvuge ko iyi invitation ari uguscaminga. Komeza ugabanye umunwa. Umva sawa reka nongere nagira handitse ngo ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiye ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Muhita mukurikiza ngo hamwe n'imiryango yacu twebwe. No. Ntago ariyo bishe.
Uwambajimana Joyeuse bracket Joyeuse wa Juno. Uri kukumva uwo muntu ugiye gukora ubukwe akaba akiyitirira umugabo w'abandi. Umugabo wande wigeze ubona Juno ajya mu murenge wigeze ubona akora ubukwe? Ariko tuzi ko ari sheri wa Ariel. Komeza. Sawa twagiye. Hasi urumva ngo Uwambajimana Joyeuse bracket Joyeuse wa Juno, nono ajyaho na Shami Romeo bracket Dr. M. Abantu mwese Dr. M muramuzi muri showbiz kuko ni n'umuhanzi bakufitanye indirimbo, ndaza kuyishyiramo abantu hano hasi muze kuyumva indirimbo ye na Dr. M amafoto ye ndayashyira. Joyeuse tukigera aho ngaho cyangwa nsoze kuvuga invitation yose nisoze sibyo murandega ngo twishimiye kubatumira mu bukwe bwacu buzaba tariki. Wumve nyine nawe ndi kugira ngo uze kuvuga iyi invitation ndi kugira ngo tuyivugeho ngo twishimiye kubatumira mu bukwe bwacu buzaba tariki ya 2 z'ukwa 5 2026 muhita mushyiraho 3:00 mwumve 3:00 gusaba no gukwa Romantic Garden ku Gisozi. Hasi 8:00 gusezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa Zion Temple Gatenga, ubwo ni kwa Gitwaza. Murongera murandika ngo nyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakirwa muri Romantic Garden ku Gisozi. Kubafite kwifatanya natwe bizadushimisha bahita bandikaho Joyeuse nimero 1 gusa. None ikintu kinangaje bandika indi yo mu Cyongereza. Indi nimero mu Cyongereza. Nimero iri kuri zo ku Cyongereza invitation y'Icyongereza. Muranditse ngo hamwe n'imiryango yacu twebwe Uwambajimana Joyeuse aka Joyeuse wa Juno na Shami Romeo Dr. M twishimiye kubatumira mu bukwe bwacu. Aho reka mbe mbaparitse mwubwire ubundi invitation uko nibikoretse bavuga ririya jambo pe ryo muri Bibiliya hejuru barangiza akahita bavuga ngo umuryango wenda wa Nkusi Herve Nuwa Useni Damascene n'ibiki wishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo ari bo Joyeuse wa Juno na Dr. M. None wowe ufite ikibazo ko tutasizeho umuryango reka mbinywere umuryango wacu twanditseho ngo twebwe n'imiryango yacu. Umuryango wowe nande wewe waribyaye twebwe nyine n'imiryango yacu. Joye twebwe n'imiryango yacu. Ngiye kintu nari kubasha kumva namwe muri kudukurikirana muvugisha ukuri mwatashya amakuru menshi mwakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Okay, Puwisa urakeneye ngo nguhereze igisubizo kimwe cyangwa ngo usobanurire? Dusobanurire kuni invitation yanyu mutashizeho imiryango niki. Erega ndacyakomeza nabwo ndabikubwiye. Urumva? Okay. Buretse mbana subiza iki ngiki atangwa mwana ngo ubusobanuro bwinshi. Puwisa abantu sinzi ibyo uri gutekereza cyangwa se ibyo uri kutuvugaho. Urumva? Ariko tuzi neza. Urumva? Tuzi neza ko icyo umuntu nawe kijya bukwe bwacu muzabukurikirana ku marayivu yacu ku bintu byacu byose ku mbuga nkoranyambaga zacu muzaba mubukurikira. Guys ariko buretse nago nguce mu ijambo na guys mutwihanganire turimo turaganira twaje mu rugo nirinze kumujyana ngo dukora ama interview yagize kuko bura gukora interview ni benshi mu bikora ariko tugiye kujya twikorera ibiganiro nk'ibi biganiro bizajya bituma nyine tuganira neza kandi buretse wowe bundi se guhamagara sheri wanyu mubaze iki ansobanurire erega invitation yakozwe n'umugabo ntago nkaje kubitekerezo ngiye kubaza Dr. M banza uvuga ikintu ngiye wajuje kunsaba hano jewe
njyewe naje nje kugusaba kuzansohora tu kuzagusora nkande umusaza wawe nka musaza wawe. None se kubera iki utari gushaka ngo ngiye nsobanukirwe muhamagare reka kugira ngo ubwo urarya urazaba ari bofre wanjye ataza ngiyewe ngo reka mpamagare bofre mubaze ati envelope ni ngombwa. Envelope ngo ni iki? Ngo envelope ni iki? None se uko musaza wawe gusoreraho aguha amafaranga umugenera nge Dr. M ahubwo ndamubwira n'amafaranga azashyiramo ukuntu azaba ngana. Niwe uzama amafaranga. Dr. M niwe uzama amafaranga papa. Nge nabyo. No Dr. M ahantu hose invitation yose yayisohoye. Ntago ari bumfata nicyo kibazo. Okay ngewe kubera iki mutakizeho famille. So rero nge reka nkubwire ikintu kimwe. Umuntu wazidukure ni watugira inama yo gushiraho gutyo. Aramfashe buretse. Allo. Bite. Namahoro waranyanze neza. Nago nabikora gute kandi ugiye kuba bofre wanjye. Uri hehe? Nibereye muri quartier nyine tunaboro umuntu bari kumamo kamwe. Kudaheruka kudusura wana. Mbwira ngenda hari kabisa nabasura. Ubu ngubu ndi kumwe na Joyeuse. Urumva? Yaje kudusura twibereye mu kiganiro turi gutera comment ku bukwe. Joyeuse rwose yarajeje ikiganiro nago yarakiteguye yarajeje kumbwira ngo nzamubere musaza we nzamusore mu bukwe. Ndavuga se ngewe murambwira ngo musore mu bukwe nubwo Dr. M we yaje kubinyibwirira ntiyagize iki. Ndavuga reka muhamagare nawe uncire ku mayange numve ngo bimeze bite. Ibiro nyine biri ku murongo turi nejo bundi. Ahubwo nimutwerere intwererano avaho ngayitanye. Wowe ugomba kuza mukanzanira invitation iri hard apana soft. Hanyuma kandi muzagarukana na Joyeuse. Mugarukane mumbwire gutya na gutya. Cyana kibazo pe. No ikindi nese no invitation ko nabonye na famille yanyirimo. Ubereke twabishatse gutyo nago kubera ko tugiye kwishyira ku mbuga. Gushyira amazina y'ababyeyi ku mbuga naga bari byo. Okay ahubwo ibyo ngibyo byo birumvikana. Nari ubwo se ubwo we turabonana gute? Reka tubonane muri weekend. Nari bikabisa. Nta kibazo puissant. Sawa my brother. Sawa. Joyeuse wabyumvishe ibyo ahubwo yindi mbwira gutyo wowe usora ese Joyeuse buretse gato mubwira ko kimvuze ngo turi kumwe warangiza ukahita ushaka no kunkubita. Sawa byarangiye. Oya hako ni ikibazo n'umunyarwanda wese yabyibaza. None se nyine ntago nango bujije. None se nyine impamvu ni ku mategeko. Nisima njya guhamagara uriya yigeze mbuza. Okay Joyeuse twagiye dukomeze sibyo. Invitation rero yawe ati ubukwe buzabera gusaba no guko. Ubwo ni nawo nzana gusohora saa 3 muri Romantic Garden ku Gisozi. Aza kuri kudeba cyane. Nago oya nje biranangaje bro ahubwo ko ranga Dr. M ahubwo nakagombye kumubwira ngo you are the big man, big manager. Romantic Garden. Mutangiye mutwerere kugira. Hano kwa Norbert. Norbert. Uzi ko bura hari iriya tente. Ije mu mugabe gasibundi. Kunanye no mugabo. Nyine niyo mpamvu ngubwite kabisa. Nono saa 8 ni Zion Temple Gatenga. Zion Temple Gatenga nzi ni kwa Gitwaza. Siyo kwa Gitwaza kandi bura ngo Zion Temple ni Gitwaza none akaba ari nayo ubwo hari ya hakurya azaba ari ubwo muzamwagiye gukora kuri headquarter Zion Temple. Nyuma yaho rero banse nyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakirirwa Romantic Garden ku Gisozi. Joye izi nimero zirahanga katari izawe ni izande. Iyo nimero ni yanjye.
Joye ni yawe ni yanjye. Jya ku mazina urebe nimero ibaruyeho. Nakureba amazina baruye. Ureba amazina baruye. Ya Dr. M Katari. Nayo niyo akwitabyeho. Ninyitabyeho reka ndebe Dr. M. Nibyo. Hanga ubwo ndabyemenya. Sanga ukanda akanyenyeri ureke iyo nimero yanjye itabaruye kuri ayo mazina yanjye ari kuri ntuzi kuri invitation. Okay, thank you. Joyeuse yavukiye Karongi mu cyaro cy'Ikarongi. Joyeuse yavuye mu rugo n'amaguru agera Inyange kuri gare. Joyeuse bamutegera bisi iza Imuhanga. Ageze Imuhanga bamutegera igira Nyabugogo yarafite imyaka 10. Bagendaga bamutegera muhererekanya. Joyeuse ageze Nyabugogo boss yaje kumufata amushyira mu modoka ye, imodoka ihita ijya Masizi, sinzirimba muhazi no hantu. Masizi ndahazi Kimironko. Niho hantu nabanjije gukora ubuzima. Abo bantu turabafungisha. Nkora akazi ko mu rugo, urumva ndakora cyane. Nyine igihe kiza kugenda hava njya ahandi, ndakora cyane, nanakoze Rwamagana. Aho navuye nza muri ibi bya social media, ubwo ni mu ncamake hari ibintu utapfa kuvuga wanarira. Urumva superstar. Aho navuye nza muri ibi bya social media, ndanashima Imana ko yabinzanye kuko ntago nari kubundi we ntabwo nari guhura hari n'umugabo wanjye tugiye gukora ubukwe iyo ntabizamo ako Imana ifite ubundi buryo ari kubigenza. Navuye hariya mu ntuza mu Gatenga, reba uzamutse haruguru ku Gatenga. Hagaba Imurambi. Niho navuye, hambereye umugisha cyane, ababyeyi nakoreye tujya tuvugana. Nshimira abantu bose nakoreye ko nta bintu twigeze dupfa n'ubwo umukiri inshuti zanjye, Imana igibaho umugisha. Joyeuse yabaye hari umukozi wo mu rugo, yakoze akazi ko mu rugo imyaka 6. Amaze imyaka 2 akavuyemo. Joye, impanuro abana nyine bakora mu rugo ni nk'iyi. Amasegonda ariko ndikubwira iminota ukahita uvuga ibintu byinshi ukayirenza. Amasegonda ni iki wababwira? Impanuro nabaha bakora akazi kabo neza, basenga Imana, birinde ibintu kujya mu ngeso mbi kuko Imana nta kintu yagufasha uri mu ngeso mbi, kandi ukiri ahantu akazi ko mu rugo buriya karaheba. Urumva witwaye neza ubona amafaranga.